Ndasuje cyane kandi nongeye kuba ikaze kuri Learn with Dr. Olive, urubuga tubagezaho ibiganiro byinshi bijyanye n'ubuzima bw'umwana ndetse n'uko nyine wakwita ku mwana kugira ngo agire ubuzima bwiza. Njye mu bana nitwa Olive, ndi umuganga w'abana, ndi kwimenyereza no kwihugura by'imitsi, kwita ku buzima no kuvura umwana. Uyu munsi rero ngiye kubabwira ikintu cy'ingenzi. Ese wari uzi yuko hari indwara mbi cyane abantu batajya bitaho kuruta HIV cyangwa kuruta sida? Wakibaza iyo ndwara ni iyihe? Guys, hari indwara mbi umama utwite, umama utegura gutwita akwiye kumenya mbi, akwiye kwirinda igihe cyose atwite, igihe ategura gutwita, iruta HIV cyangwa iruta sida ububi, yangiza umubiri ndetse yanatuma upfa ukabura ubuzima bwawe. Uyu munsi rero ndashaka kukubwira ku ndwara muri kwibaza iyo ndwara ni iyihe iruta HIV. Iyo ndwara nshaka kubabwira ni hepatitis B. Hepatitis B is very dangerous. Ni ukuvuga ngo hepatitis B ni indwara mbi, ni indwara mama wese haba B. Ubundi hepatitis irimo ni ubwoko bwa virusi bufata umwijima rimwe na rimwe umubiri ukaba ushobora guhangana nayo ukayiclearinga nta miti ikenewe. Siyansi igaragaza ko 80% nyine umubiri ushobora kwirwanaho igihe cyose wayanduye, umwijima wabaye attacked, umubiri ushobora kwirwanaho ukayiclearinga nta medication ikenewe. Ariko nanone babandi basigaye 10 to 20% bashobora kuyandura, bikaba byatuma nyine bibaviramo icyo twita cirrhosis, bakaba bagira even cancer y'umwijima. Guys, nk'uko mubizi umwijima ni organe ifite akamaro mu mubiri wacu kuko ikora akazi gakomeye ku mubiri wacu. Ari niyo mpamvu uzasanga bamwe na bamwe barwaye hepatite haba B haba C, umwijima nyine ukangirika, ugasanga batangira kubyimba ahantu hose, inda ikabyimba, bakagira ibyo twita urushwima, amaso agahinduka umuhondo, umubiri ugahinduka umuhondo, umuntu nyine ukabona yatakaje ubumuntu. Iyo ndwara rero ni mbi, niyo mpamvu ushaka kuyivugaho cyane yuko abantu benshi ntabwo bajya bayisitaho, especially ku bamama batwite. Bakwiye kumenya yuko hepatitis is there, irahari. Ikindi dukwiye kuyirinda kugira ngo turinde n'abana bacu kuba twashyira muri risk. Hepatitis B si ibyo ni ibintu umuntu wese yagiramo uruhare kugira ngo yirinde, arinde ubuzima bwe, arinde ubuzima bw'umwana atwite, atazabyara umwana nyine akaba yamwanduza iyo hepatitis, cyane yuko wayanduza n'umwana utwite. Rero iki kiganiro ndakeka ni ingenzi, mukwiye kumenya yuko hari uruhare mufite nk'ababyeyi kugira ngo murinde abana kuba bagira hepatitis, murinde ubuzima bwanyu namwe, kuko nk'uko mubyumva umubiri umwijima wamaze kwangirika, hahandi usanga n'ingingo nyinshi, impyiko, umutima nabyo bishobora kugenda nyine bitakaza ubushobozi bwo kuba bwakora ibyo bwagakwiye gukora. Rero dukwiye kwirinda hepatitis B nk'uko mutekereza uyu munsi utekereza uko wakwirinda HIV. It's the same, uko uyirinda niko wakirinda hepatitis. Rero hepatitis irahari kandi ni mbi ku buzima bw'umumama, ku buzima bw'umwana. Dukwiye kwirinda, tukayirinda n'abana bacu turi kubyara. Rero mukwiye kwirinda kuko nk'uwo mubizi kwirinda biruta kwivuza. Mbere ko dukomeza, kanda subscribe, kanda like, ntukagenda udakanze like kuko iyo ukanze bituma nyine ibiganiro byacu bigera ku bantu benshi, bikabagira umumaro nyine ari benshi. Mujye mukanda like rwose, ndabisabye kugira ngo ibiganiro byacu bigere ku bantu benshi. Rero hepatitis nk'uko nabibwiye ifata umwijima, nk'uko nabibwiye hari amahirwe y'uko umubiri ushobora guhangana ukayikura mu mubiri cyangwa mu maraso ubwayo, ariko nanone uko uhangana hari inkovu izasigara ku mwijima. Niwongera kuyirwara the next time hari inkovu yindi izasigara, niwongera kuyirwara the next time hari inkovu izasigara. Icyo gihe rero usanga umwijima waye ujya ugira ibikovu n'ubundi ugenda utakaza ubudahangarwa ndetse n'ubushobozi bwo gukora nyine ibyo ukwiye gukora. Rimwe na rimwe usanga nyine ugize icyo twita cirrhosis, umwijima ubarazanye nyine scars, inkovu nyinshi utagishoboye gukora.
like neza nk'uko nyine wagakoze nta kibazo ufite. Rimwe na rimwe ibyo bishobora kuba byakuviramo no kugira cancer, oh my god, which is very dangerous, cyane yuko nta mahirwe dufite yuko dufite ibitaro byinshi bashobora gukora surgery y'umwijima. Ubwo rero ndabashishikariza kwirinda biruta kwivuza, kandi wirinda uzaba uri kurinda umwana wawe, niwirinda uzaba uri kwiyorohereza kugira ngo utwite neza nta bibazo byinshi ufite. Ni ukuri mamuka nyine kumenya izi preventive measures zose kugira ngo murinde ubuzima bwanyu. Kwirinda biroroshye, ukwiye kwirinda imibonano mpuzabitsina idakingiye igihe cyose nyine wumva harimo risk, ariko nanone kwifata ni ingenzi igihe cyose nyine like nk'abajene, abantu bakiri batoya, nyine ni byiza kwirinda. Ariko nanone ku mama utwite nawe yakwiye kumenya status y'umupatana we nyine kugira ngo mufashe kumenya nawe uko arinda ubuzima bwe nubwo umwana atwite, kuko ni weho nyine umeze nkaho uri kumureberera kugira ngo nyine utandura. Ni ukuri hepatitis ni mbi, ndashaka ko umuntu wese ajya abitekerezaho, ko yumva like ashobora kuba nyine agira ubwoba bigatuma yirinda ibintu byose byatuma yandura HIV. Ni kimwe ni nk'uko nyine wakwirinda hepatitis B, haba C, kugira nyine bigufashe kugira ngo ubuzima bwawe bumere neza. Ariko ikintu nashaka kubabwira ni uko abantu benshi ntabwo bajya bayitekerezaho, kandi iri very dangerous. Mugomba kubimenya yuko igihe cyose uteganya gutwita, tangira ushyireho measures zo kurinda ubuzima bwawe kugira ngo urinde n'umwana nyine uba utwite, umuhe amahirwe yo kuzavuka afite ubuzima bwiza, nta ndwara nyinshi cyangwa nta ndwara nyine zaba izandura zaba izitandura nyine avukana. Ni ukuri icyo ni ikintu cy'ingenzi umuntu wese akwiye kwitaho kugira ngo arinde ubuzima bw'umwana. Ikindi kintu nashaka kuvugaho, abantu batwite bakwiye kwirinda ikintu cyose cyatuma bagira infection batwite, kuko biri muri bimwe bishobora gutuma n'ukuri ukuramo inda, ubyara umwana igihe kitageze, ubyara umwana afite ibiro bike. Ibyo byose kari bya bintu bizashyira ubuzima bw'umwana mu kaga. Rero waba utwite, uteganya gutwita, ndagushishikariza kwita ku buzima bwawe, kwita ku buzima bw'umwana kugira ngo umwana akure neza. Ndagushimiye cyane uwo twabanye, nizere ko wongeye kureflectinga ukibuka yuko sida irahari, ariko nanone remember hepatitis is there and is very dangerous. Rero dukomeze kwirinda, dukomeze kungurana inama, ibitekerezo kugira ngo ubuzima bwacu, ubuzima bw'abana bukomeze kugenda neza.